tubahaye ikaze kuri channel yacu ya YouTube. Ese wari uzi ko iki kimera nubwo ari gito cyabira isoko ry'imbaraga umubiri wawe? Mu binyejana byinshi tungurusumu yamamaye, itamamaye nk'ikirungo gitangaje gusa, ahubwo nk'umuti. Yuzuyemo intungamubiri zitangaje ndetse n'umuti ukomeye ku buzima bwacu. Muri iyi video reka turebere hamwe akamaro kayo ndetse n'uburyo twayikoreshamo, aho twemerewe kuyikoresha naho tutabyemerewe. Biratangaje. Reka turebere hamwe uburyo tungurusumu ifasha umubiri ikanawuvura. Tungurusumu yongera ubwirinzi bw'umubiri. Ese ibikora ite? Tungurusumu ikize kuri kampani yitwa Alicyrin, irakomeye cyane kuko irwanya bagiteri, antibiotics, ikarwanya virusi, antiviral. Si ibyo gusa, ahubwo irwanya na fungus, urugero ibihushi, ni antifungal. Tungurusumu yongerera imbaraga insoro zera, white blood cells, abasirikare b'umubiri, bakakurinda ubwandu ndetse nturwaragurike. Ibi bishoboka iyo urya impeke ebyiri za tungurusumu mbisi ebyiri ku munsi. Zishobora kuba zisekuye, ushobora kuzihekenya, bikakurinda ibicurane, angine. Ku bantu barwaye namwe nimuyikunde kuko yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Tungurusumu ni nk'umusada ku rugamba wari ugiye gutsindwa agahinduka umuneshi. Tungurusumu irinda ububyimba, anti-inflammatory benefit. Ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko tungurusumu ibuza cyangwa se ikumira ububyimba. Ibyo bigafasha cyane abantu bazahajwe n'indwara nka za arthrite n'izindi ndwara zifata ingingo. Ibyo bikunda ifata tungurusumu imwe mbisi cyangwa se watetse ariko itahiye cyane, ukayirya ari umutura, ukayifata buri munsi. Niba usanzwe ufite ububyimba, wafata impeke ebyiri, imwe mu gitondo indi ukayifata nimugoroba. Ibi biza cyane cyane ku bantu bamaze igihe kirekire birukanka bivuza indwara z'imitsi, kuribwa mu ngingo n'ibindi. Tungurusumu yabafasha. Tungurusumu ni ibiryo by'umutima. Tungurusumu izwiho kurinda umutima bitewe n'uburyo igabanya umuvuduko w'amaraso, igakura ibinure bibi, low density lipoprotein, mu mitsi y'amaraso, kandi ikarinda amaraso kuvura. Alicyrin iboneka muri garlic, yoroshya imijyana y'amaraso kandi ikayirinda gukanyarara. Ibyo bituma amaraso atembera neza, ikarinda umutima wawe. Kandi tungurusumu igabanya ikorwa ry'urugimbu, cholesterol mu mwijima. Ibyo bikunda iyo ukoresheje impeke ebyiri kugeza kuri 3 za tungurusumu buri munsi, zaba mbisi, ziseye cyangwa se zisekuye, zikongerwa ku byo kurya. Kandi ushobora kuzongera muri salade, isosi, mu gihe wumva ifite impumuro ipika cyane. Tungurusumu yifitemo ibyitwa antioxidant ndetse irinda gusaza imburagihe. Tungurusumu yifitemo antioxidant nka selenium ndetse flavonoid zirinda insoro cells izangirike bitewe n'ibyitwa free radicals kenshi dushobora kuvana mu byatetswe mu mavuta, firiti, mandazi n'ibindi. Ibyo bituma umuntu adasaza imburagihe kandi adafatwa nk'indwara nka za Alzheimer. Ni indwara ituma umuntu atakaza ubwonko bwibutsa, akajya ahorana urujijo, akaba yakwitiranya abantu, yaba mu muryango wa hafi cyangwa se akayoberwa amatariki, agasubira ibwana ndetse n'ibindi. Tungurusumu irwanya ibyo byose kandi igatuma umuntu aramba. Koresha tungurusumu impeke ebyiri ku munsi, wirinde ibyo bibazo byose. Ushaka kugira uruhu ruteye neza rufite imbaraga, koresha tungurusumu, nabyo birafasha kuko iyo tuvuze ko irinda gusaza imburagihe, bivuze ko n'uruhu rw'umuntu rukomeza kugaragara nkaho ari urw'umwana muto. Urungano ngogozi, digestive system. Tungurusumu itunga bagiteri nziza zidufasha mu igogora. Tungurusumu it's a food for a healthy gut bacteria. Ibyo bituma igogora rigenda neza kandi ikarwanya bagiteri mbi zishobora gutuma umuntu yumva yakugaye, akituma nabi, agahitwa impatwe ndetse n'ibindi. Gukoresha tungurusumu bihoraho birinda kanseri y'igifu ndetse n'iy'amara bitewe n'uburyo irinda kubyimbirwa, anti-inflammatory properties bifitanye isano na kanseri. Impeke ebyiri ku munsi uziriye ntacyo washyize mu gifu, byagufasha kurushaho ku bantu batarwaye igifu. Ushobora kuyisya ukayivanga n'ikiko cy'ubuki cyangwa se yawurute kugira ngo ya mpumuro yayo itakubangamira. Ku bantu bagira ibibazo by'igifu nk'ikirungurira cyangwa se kugugara bakoresheje tungurusumu, bakoresha agaheke kamwe cyangwa se bakayivanga n'ibiryo. Tungurusumu ituma amaraso arekurana, bishobora kubangamira imiti imwe n'imwe. Urugero nk'abantu bari hafi kubagwa, si byiza kuyikoresha, cyangwa se mbere yo kuyikoresha wabanza ukavugana na muganga wawe. Ku bagore batwite na bonsa ntibakwiriye kurenza agaheke kamwe ku munsi, nabwo ikavangwa n'ibyo kurya. Muri make, kwirinda bisanzwe, ugomba gukoresha tungurusumu imwe ku munsi. Ubudahangarwa bw'umubiri, koresha imwe kugeza kuri ebyiri ku munsi, ukaba wafata kamwe na kandi kamwe mu gitondo akandi nimugoroba. Ubuzima bw'umutima ni ugufata tungurusumu ebyiri kugeza kuri 3 ku munsi. Igogora ndetse no kurinda kanseri, tungurusumu wafata ebyiri ku munsi. Si ibyo gusa kuko tungurusumu ishyira isukari ku murongo,
murongo blood sugar level. Ubwo birumvikana ko ifasha mu kurinda diabete ndetse no mu bayirwaye, kuko ituma insuline ikora neza kandi ibyo bituma mu maraso haguma isukari ikenewe. Koresha tungurusumu imwe ku munsi, cyane cyane mu gitondo. Twibuka ko Abagereki, Abaroma, Abanyamisiri bayikoreshaga cyane mu kongera ingufu karemano z'umubiri. Ubushakashatsi bwagaragaje ko mbere y'uko amarushanwa aba ari Jeux Olympiques, abasiganwa mbere y'uko basiganwa bamaraga igihe bakoresha tungurusumu. Iyikomeza amagufa cyane cyane mu bageze mu zabukuru cyangwa se abagore bamaze gucura, kuko ifasha estrogen, hormone yongera uburemere, densite y'amagufa, bituma umuntu akomeza gukomera no mu zabukuru. Inyongera, hari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2012 bwakorewe ku bakozi bakora mu ruganda rukora bateri z'imodoka. Basanze bafite lead, ni icyuma meto, mu maraso, ariko bamaze gukoresha tungurusumu iragabanuka. Ibyo bivuze ko tungurusumu ifasha umwijima mu gukura uburozi mu mubiri, bwaba ubuva mu byo turya cyangwa se mu mwuka duhumeka. Ibyo bisobanuye iki? Ibyo byo kurya turya, cyane cyane ibyanyujwe mu nganda, hagiye biba byifitemo ibyuma runaka, metal, heavy metals, ariko wenda tutabasha kubonesha amaso. Ibyo rero iyo umuntu apimwe basanga afitemo ibyo byuma metals mu maraso. Iyo umuntu akoresheje tungurusumu ifasha umwijima mu gukura ibyo bintu mu maraso. Reka tuvuge no kongera akanyabugabo no kurwanya ubugumba. Koresha tungurusumu uzaduha ubuhamya.